Mwaramutse Yesu ashimwe. Reka turamye Yesu, tunezerwe. Isi yabonye umucyo, Yesu avutse. Haleluya, avutse umucunguzi. Haleluya, yaje kudukiza. Haleluya, 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 avutse umucunguzi. Haleluya, yaje kudukiza. Haleluya, amen. Umucunguzi. Haleluya, haleluya, yavutse umucunguzi. Haleluya, yaje kudukiza. Haleluya, yavutse umucunguzi. Haleluya, haleluya, yavutse umucunguzi. Haleluya, yaje kudukiza. Haleluya, umucunguzi. Haleluya, yavutse umucunguzi. Haleluya, yaje kudukiza. Haleluya, yavutse umucunguzi. Haleluya, yavutse umucunguzi. Haleluya, yaje kudukiza. Haleluya, haleluya, yavutse umucunguzi. Haleluya, yavutse umucunguzi. Haleluya, yaje kudukiza. Haleluya, yavutse umucunguzi. Haleluya, 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 yaje kudukiza. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe. Yesu ni muzi. Reka dusome ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Turarisanga muri Yesaya 9. Yesaya 9 ibice 9 umurongo wa 5 kugera ku wa 6. Yesaya ibice 9 5 kugera kuri 6 turavuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Turashima Imana, turashima umwami, turashima Gitare, Imana y'amahoro yaduhaye Yesu Kristo, Imana y'amahoro yatwibutse ikaduha umucunguzi Yesu. Haleluya, umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu. Yesu yaraje, twaramuhawe, umwami w'amahoro, umwami uruhura, umukiza. Haleluya, haleluya, umwami mwiza, ngazitwa igitangaza, umujyanama. Urashaka umujyanama? Yesu ni umujyanama mwiza. Yesu ntiyakuyobya. Nurakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ndakwingingira kwakira Yesu umwami w'amahoro, akaguha amahoro ukaruhuka. Wakira Yesu nk'umwami n'umukiza uragwa, ndakwingingira ngo umugarukire. Numugarukire nawe arakugarukira. Ongera umwizere, ongera umwizere, ubone ubugingo buhoraho. Winanirwa shuti mu rugendo, mu nzira harimo ibintu byinshi, harimo ibisitaza byinshi, harimo amataza menshi, harimo ibintu byinshi dusitaraho, ariko ndakumenyesha ko umwami azagaruka kujyana itorero. Ndakumenyesha ko umwami yaje, Yesu yarazutse, ni muzima.
wakongera ukamugirira icyizere. Winanirwa mu rugendo nshuti, winanirwa, ahubwo saba Yesu akongerera imbaraga kandi araziguha. Ukomeza urugendo, twaramuhawe, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama. Abandi bifuzaga abajyanama, Yesu ni umujyanama w'ukuri. Imana ikomeye, data wa twese uhoraho. Haleluya, niwe Mana yacu. Yesu ni Imana, Yesu ni Imana ikomeye uhoraho, umwami w'amahoro. Urifuza amahoro? Amahoro meza atangwa na Yesu, amahoro meza ava kuri Yesu, amahoro mazima nayo waboneye muri Yesu. Ayandi y'isi arashira, hari ibihugu biba ngo bifite amahoro, ariko nyuma ukumva intambara, ukumva biradogereye, ariko kwa Yesu amahoro atanga ni amahoro adashira, atemba nk'uruzi. Haleluya. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi ubwami n'ubwami bwe, bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze bibushyigikirize guca imanza zitabera. Yesu ntago arenganya, Yesu aca imanza zitabera. Humura aho warenganiye, izere Yesu akurengana. Iki gitondo ubwire Yesu uti Yesu nararenganye, kandi waje uri umwami urenganura, uri umucamanza w'ukuri, undenganura. N'Imana irenganura, narabibonye. Yesu ararenganura, Yesu aratuburanira, Yesu atwuzuza amahoro, Yesu atwuzuza umunezero. Yesu ni mwiza, Yesu atubera umujyanama iyo tumwizeye, tukamuhereza ibyacu byaturushyaga, kugira ngo twebwe turuhuke. Icyo cyatumye apfa, icyo cyatumye aza mu isi, nuko imiruho yari itwishe, kugira ngo aturuhure. Turashimira Yesu wadukunze, turashimira Yesu watwemeye, akatwemera n'ibyaha, twatwemera n'imiruho, akatwemera uko turi. Yesu adukunda uko turi. Yesu ntaduharara, Yesu ntavuga ngo uyu munsi ngo ndabakunze none ndabanze, Yesu ntavuga ngo narabahaye none ngo ndabambuye. Oya, we ni umwami mwiza w'amahoro. Umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu. Turimo turabyibuka, turi muri Noheli, igihe cyo kwibuka ko Yesu yaje. Turabyibuka, ntituzibagirwa ko Imana yatugiriye imbabazi, ntituzibagirwa ko Imana yaciye inkoni zamba kugira ngo umuntu yongere agarurwe mu rugo. Umuntu yikuye mu rugo, umuntu yahemukiye Imana, yari yamugiriye icyizere, ahemukira Imana. Ariko ya Mana y'urukundo rwinshi, ya Mana data wuzuye ubuntu, ya Mana idahemuka, yongera igirira umuntu imbabazi biciye muri Yesu Kristo. Nahacu ho kongera kugarukira Imana, nahacu ho kongera kwizera Yesu, kuko muri Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe nzira yonyine itugeza kwa data. Ukaba ushaka kwicara mu rugo, ukaba ushaka kuzagira iherezo ryiza, ndakwingingira kunyura kuri Yesu. Kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ni ubuntu, nta kiguzi, ntacyo biguca, uretse kumwizera ukihana ibyaha byawe, ukababarirwa, ugatangira urugendo, nawe akagufasha. Umwami ahimbazwe. Natwe kandi abamumenye tubyina insinzi, dusingiza Imana, kandi dushimire Yesu cyane ko yatwemeye, akatwemera, akadukunda, akatwakira, akatwemerana n'ibyacu n'abacu uko nyine tumeze. Yesu akaba twemera uko nguko. Turashimira Yesu watwemeye ku buntu, nta kiguzi, yaturuhuye ibyaha, turuhura akaga n'amakuba, adutsindishiriza, turiho kubwe. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Yesu rero turagushimiye, warakoze kutwemera. Mana turagushimiye ko watekerejeho, wadutekerejeho uri mu ijuru ryawe ryera. Natwe turi mu isi y'ibyaha n'imiruho, ubona ko turabo kugirirwa imbabazi, ubona ko turabo kugirirwa ineza yawe. Mwami ushyiraho Yesu kugira ngo twongere tugaruke mu rugo. Turagushimiye Yesu, wagize neza. Uyu munsi turimo turabyibuka ko twabonye imbabazi, isi ko yabonye umucyo, isi ko yabonye ihumure. Yesu avutse, turagushimira ko ariho Mwami ibyacu nawe bizatangiye kongera kubakika no gusanika, kubera ko umucunguzi yaraje. Turagushimiye kandi ni isezerano wari warasezeranije abakera. Uri Imana isohoza amasezerano, uri Imana
isohoza ibyo wavuze. Ntago ujya uranzika, ntago ujya uvuga amasigara cyicaro, ahubwo urabisohoza. Nsengera abanyamasezerano, niba isezerano ry'umukiza Yesu ryarasohoye, Yesu akavuka, Yesu akabaho, Yesu akaza akadupfira akatwitangira, ndasengera abanyamasezerano. Umuntu wese ufite amasezerano y'ibyo wamubwiye Mwami, yizere akomere, yizere agire ihumure, yizere agira ibyishimo, yizera amenye ngo uri Imana y'amasezerano, Imana idahinduka. Icyo wavuze no kugikora uragikora. Turagushimiye uyu munsi uganze, uyu munsi tugumye twuzura ibyishimo bya Noheli, tugumye twuzura umunezero wa Noheli, twuzura amahoro meza ava kuri Yesu, kandi abantu barushaho kwihana ibyaha. Abanyabyaha bihane Mwami, bamenye ko Yesu yaje. Nsengera abanyabyaha, abantu bafite abantu batarakizwa, turabasengeye Mwami, abacu batarakizwa, barushye, bari mu byaha, bananiwe, kugira ngo baruhure, we karuhura, biyereke, bagendere, bamenye ko umucyo waje, bamenye ko umucyo uriho, kandi ko Kristo ari we mucyo w'ukuri. Bamwizere, bamwemere, Mwuka wera ubasure, we wemeze iby'ibyaha, ubihishurire mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu. Yo, haleluya, haleluya. Uwiteka uduha amahoro uyu munsi, Uwiteka uduha umugisha, Uwiteka uturinde mu bikorwa byacu bya buri munsi, kandi Yesu agumye yamamare, Yesu yubahwe. Shalom shalom. Ari kumwe na Mama Ebenezer kuri mikoro. Ntiwibagirwe gukora subscribe na share. Bye.